burenze ubwa hano ku giti cyanjye nyine ngiye nkanje. So like the way to make money cyangwa kuba business cyangwa se nyine imibereho. Olga none rose umugabo afite amafaranga ari mu Rwanda ntiwakwimuka? Ntabwo nakimuka. Akwigumira hano ubwo yaba bimuraje ishinga akimuka akazi ariko yaba atari interested nyine akikomereza urugendo. Amafaranga se sheri wanjye mugabo kugira amafaranga no kuyaguha ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Ayaguhaye naho agukubita. Oya niyo ari n'igihe atawukubita ariko abagabo b'iyi minsi ko hari ibintu ako gato twibeshya kavuga ngo umugabo ngo afite amafaranga. Ukibagiga ko kuyagira no kuyaguha ari ibintu bitandukanye. Ashobora kuyagira ariko nubonaho n'igiceri nugira n'uburenganzira uyagiraho. Gute kandi aba ari ayawe nawe? Kandi aba ari ayawe. Ndetse ubwawe babeshya ibyo bintu koko mana yanjye. None gute amafaranga y'umugabo atari y'umugore ntiretse atari umugabo wawe ubwo ngubwo? Aha ntabwo ari bose sinzi ibintu ubwo wenda wowe wawe ari the best ari muri ba bandi none gute sindabyambiye ibyo pati ntabwo uri kubyumva. Ntabwo ndi kubyumva pe. Niba ari umufrendi cyangwa ari undi mugabo wawe reka nguhe nk'urugero. Hari umuntu hari kapo tuvuga wenda dutanga urugero kuri kapo. Umugabo afite amafaranga umukobwa wenda ntayo afite ayaringaniye urugero runaka. Kuko umugabo afite amafaranga umukobwa akumva ko nawe agiye kugira amafaranga ariko umugabo ikintu azakora kivuye muri amafaranga just providing ibyo kurya ibyo kunywa ibyo kwambara shelter n'utuntu nyine zire first priorities. Then what else? Ariko atari kuvuga What else do you want? urumva voyage nibyo cyakubwira biri extra ya primary. Urumva Godfather ikintu ahise akubwira ngo wice rumva abakobwa tuba dushaka biba birenze ikintu. Godfather cyavuga gute? Ahise avuga ngo none se ngo umuntu aguha ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara naho kuba niki kintu ubukeneye. Murabakeneye aka voyage murabakeneye kwa folding amabiju akoresheje carte yo kumva like Godfather ni ukuvuga ngo niba amafaranga umugabo wanjye kuko afite amafaranga nanjye mbyiyameniye ni ukuvuga ngo niba nyeneye imodoka mu izina ryanjye ndayibona uko nyishaka nkuko nakayiguriye. Niba nyeneye business runaka nubwo nafite akandi kazi wenda nkora ka member wenda nyeneye business ku ruhande ayinshingire mu izina ryanjye. Ibyo nta kuntu wabibwira papa bakabigukorera. Urumva nyine ko rero ariyo mpamvu nibyo nababwiraga kugira amafaranga no kuyaguhereza n'ibintu bitandukanye. So mu buryo bwo kwirinda kubwirwa gutyo uhitamo kubanza ukishakira yawe. Olga ari umugabo wawe akamubwira ati je mfite umushinga n'uyu afite amafaranga nawe utazi kuvuga ari umugabo wawe murarana ukamubwira ati umugabo wanje mwiza bigira limite sheri ntabwo abagabo bayimana ariko bigira limite. Okay none bikoze rimwe akaguha igishoro afite amafaranga then igisigaye n'ibyaho ntabwo ari cyo cyonyine uba ukeneye habaye n'ibindi uzakenera mu buzima so bisaba ko uzajya uhora usabiriza. Wowe nta kintu utari kubona umuntu aguha igishoro ga Olga buri kintu yashaka Olga urukumva warashaka kugira ngo account y'ibyimbi. No ndashaka kugira ngo nukuvuga ngo niba nashaka kubwira ngo bakobwa nyine kumva ko umugabo kuba afite amafaranga ngo wabone icyo ukeneye cyose ngo umuntu amaze guha igishoro naho yahita ku block agenda nawe ugacugenda aba yakuheretse ati akiraba ukuntu uroba iyi fi ntabwo aba yakoze ukuntu uroba ifi ntabwo yakurobeye ifi. Urumva rero hari n'abatakwemerera kubwo icyo gishoro. Oya ariko ari umugabo wawe igishoro yakiguha. Ntabwo ari bose sheri. Ntabwo wamusabye neza. Urumva umugabo wa providinze ukamukorera agakunja amano
umviriza rero ikinaje Godfather. lazima urumva Ni akantu ko kunjamana. niko kari Ko kari. aho ngaho urumva aguhereza ikarita ukagenda ukimenya Nje rero ntabwo nkunda gusabiriza ntabwo nkunda kwinginga. erega ariko reka nkubwire nani wowe witwa nde nani what's your name Wisdom uranyumva Wisdom yamyotinze sinzi niba ari around. Wisdom arahari Okay. urumva ibyo ndi kukubwira the way you do your stuff nkuko bikwiye biba bihagije Shirini Birabihagije kumva ko umuntu yakugaburiye, kumva ko umuntu yakugaburiye yakwambitse imyenda yagushakiye agahaga akarya agaturumube ntamugaca umusenga rero ukamusaba yaragiye agasuzuguro njya ntabwo menya bitazamira. sheri si agasuzuguro ni interview Ntabwo bizamira. ni agasuzuguro karimo umuntu agwa gushora agasuzuguro se mama we Ndavuga njyewe ntabwo nzi ko byamira, nsaba rimwe bwa kabiri iyo utibwishe ndabyikorera. aho ni sawa as long as ushobora no kubyikorera rega Niyo mpamvu navugaga nyine atrist byibuze ugomba kubanza kugahiga. wagahiga gute se No, muri iyi minsi ikintu cyiza ni uko abakobwa natwe cyangwa abamama tudahejwe natwe kugahiga. Turagahiga da. rero kakubaza reba ukuntu uteye neza sibyo urashaka kugahigira he uretse kuba mwe bashobora guprovidinga Kugahigira mu kazi bisanzwe nk'abandi bose. abo Ugakora imirimo y'amaboko, imirimo y'abagabo bakora nawe ukayikora, imirimo muri iyi minsi ibi ni ibintu bisanzwe ko umugore yajya mu kazi gasanzwe. sure Shazi cyangwa gutera neza muri iyi minsi bifite akamaro, nta kintu bimaze, nta n'ubwaye n'igihe umuntu atanabyibuka bitewe n'uko nta kintu bimaze. nta kintu bimaze gutera neza Ntacyo bimaze pe, kuri njyewe mbona ntacyo bimaze. uzabibaze Linka byakuye mu kanyosha aya masaha akaba atuye Ni amahirwe maze, ni amahirwe kuko hari n'abateye nabi bamaze gukira, ariko ni amahirwe. buriya se Ni amahirwe ndetse no bamwe turi kwiyiriza ku miti nawe ngo nta kintu bimaze ngo nta kintu bimaze abana bari kwiyiriza ku miti ariko shaka mwamugiye mumubwira uyu mwana basi ubwo ndi mu murongo mubi ahantu rimenya hasi bavuga gutya Ndi mu murongo mubi. abantu turi ku binini abana bari ku byongera binini ikiza bigabanya iki yongera abantu turi ku binini beautiful uri kugabanya iki uri kongera ku iki binini nka bya bindi bya bindi urimo kongera iki cyangwa urimo kugabanya iki ngo nta kintu bimaze byihorere uzi guhora ku binini ese ibinini by'iki nyine akavuga ko ibinini nawe karanshanze umu ibinini by'iki uzi guhora ku binini uri ku binini by'iki urarwaye byihorere hari amapirizi Godfather hari amapirizi abakobwa bamira akongera nyashi cyangwa se akazana tami nyine akazana fratami cyangwa se akongera nyashi hari amapirizi abakobwa bamira mwatwohereje ko ibida ariko ibi ngibi babikora kugira ngo bazabone abagabo turi ku miti bose ko bamaze kubona uguhita murashaka turi ku miti ibi ngibi bikavara inginda zitaranga kandi biba byararangiye shange mba ndeba nta kigenda mbe byarangiye
Uwihebye. kubera reka Nanjye n'abafite abagabo mbona duhurirayo. muduyo miti Niriko yavuze ngo hari Duhurira ku miti. tami belly ntabwo mushaka kugira ama esikariye Ubu turi ku binini. mwatwandikiye natwe none iyo miti tukayifata banzu byare usoze ubone kujya muri ibyo bintu narangije naraciye n'imbyaro aha ubwo rero uri mu gihe cyo kubitangira nyine mwambabare mukambwira n'izina ritangurwa mbwira urudome rutangura ibindi bikurikira ndimenya ariko ubwo umuntu waguhisemo ukuri nasanga urimo kwihindura muzabibu yamisemo umeze neza Yamisemo bigenda koronekara mu nyuma byarabdabanganye Godfather. Godfather. Ese kutavuga. menya ari bisi Wari bize. Murabaza. Wamera aba bantu umunsi mwiza w'ababyeyi. Umunsi mwiza w'abamama. ego ah No muri iyi minsi musigaye muratwiba. Ese ibintu byose musigaye muyigitira ko umva ko dipa njye naze ndimo kuvuga ngo naje njye ku Erega. ndaje njye ku breaking up n'abantu bose bazi ko njya mbonsa bakaba bataje kunyifuriza umunsi mwiza w'abamama ndaje mbaye break up bose ugize ngo iki? abagabo bose njya nonsa bakaba batanyifurije umunsi mwiza w'abamama ndaje mbaye break up Ariko nyumvira pe abantu ajya yonsa. abantu njyamo akanyonyo bakaba batanyifurije umunsi mwiza w'abamama ndabaha break up nyine bari kubikwifuriza rimwe Nizere ko Godfather atarimo. Oya njyaza. Nizere ko Godfather atarimo. Godfather aracyari ku rutonde rw'abategereje Nategereje ibere. Godfather ntabwo ugomba. Nategereje ko nkasha. we ntabwo badahagaze ku murongo ntabwo twamugaya ariko abantu ntahaye akanyonyo bakaba batanyifuriza umunsi mwiza w'abamama reservation bayigirisha hehe ngo nandikishe uraho Wandikishe? uraho Uraho. Ubwiza ukuri. Uranyibye omega. why uzi ko abakobwa muri minsi dusigaye dukora akazi k'abamama ntabwo mwega mubizi Uronsa mukonsa n'ibyihebe. tukonsa